murebe kuntu abashigashwe nyuma n'amateka babona amafaranga yabo yicyuzi barayakobokeye ariko kuki twayakobokeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi. Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe uranseka iki mwana wa Kaziyana yinseka ejo bundi nzabona nawe utwite. Ntabwo nabyemera isombe yahagaze akabe karimenya ntabwo natsinzwe. Bose bisanze babaye ibyamamare n'imvugo nto cyane n'ibikorwa bakoze barangije bisanga babaye ibyamamare. Izi mbuga nkoranyambaga nushaka uzitondere kubera ko zakwicisha kandi zanagukiza. Niyo mpamvu rero uyu munsi twaguhitiyemo abasitari 5 babaye ibyamamare babinyujije kuri izi mbuga nkoranyambaga zamenyekanye cyane. Gusa usibye ko bamwe ngiye kukubwira muri uru rutonde twaguteguriye batakiriho bitabye Imana, ariko nyine bitabye Imana barasize amagambo yagiye asigara mu mitima ya benshi hanyuma baba ibyamamare gutyo nyine. Dukomeze kubifuriza n'iruhuko ridashira. Reka dusimbukire ku mwanya wa 5. Ahangaha turahasanga Nyiramajyambere Esperance. Uyu nguyu akaba yaravukaga mu majyaruguru mu karere ka Rulindo. Uyu yagiye amenyekana kubera ijambo rimwe yavuze agira ati amafaranga y'icyuzi twarayakobokeye. Bayicyuzi barayakobokeye ariko kuki twayakobokeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi. Uyu mubyeyi rero ngo ibingibi yabiterwaga nuko ngo bari barishyize hamwe barangije bakora koperative bikorera icyuzi cyo gutungiramo amafi. Nyuma yuko barangije gukora icyuzi hanyuma ngo leta inyuzamo umuhanda, ariko ngo bemererwa guhabwa ingurane yaho nyine banyujije umuhanda. Nyuma ngo ayo mafaranga y'ingurane yatinze kuza, hanyuma ngo itangazamakuru ryajya riza muri kariya karere nyine ka Rulindo. Nyiramajyambere Esperance akajya abaha itaviyo agira ati amafaranga y'icyuzi twarayakobokeye. Gusa igitangaje nuko iyi ngiyi ni imvugo yatanzwe muri 2021, ariko nyine iyi mvugo yaje kwinjira mu mitima ya benshi no mu mitwe ya benshi abakuru n'abato muri 2025 ku itariki 30 ubwo nyine Nyiramajyambere Esperance yitabaga Imana. Ngayo nguko naho ngaho iyo mvugo yaturutse. Gusa rero nanone nubwo ngo byari bimeze gutyo, uyu mubyeyi Nyiramajyambere Esperance ngo yaje kwitaba Imana amafaranga y'icyuzi yabo barayahawe. Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe uranseka iki mwana wa Kaziyana yinseka ejo bundi nzabona nawe utwite. Ku mwanya wa 4 rero mu banyarwanda babonye ubwamamare basa nkaho babutoraguye turahasanga umukecuru Nyirangondo Esperance. Uyu mukecuru akaba yaravukaga mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza. Uyu mukecuru ngo ubwo itangazamakuru ryamusuraga yari afite imyaka 86 y'amavuko. Ahangaha ni mu mwaka wa 2022. Ahangaha ngo itangazamakuru ryari ryamusuye hanyuma ngo rimubaza ku bijyanye n'abana b'abangavu babaga bari gutwara inda mu buryo budasobanutse batujuje imyaka. Hanyuma ngo uyu mukecuru bamubajije abasubiza mu magambo agira ati abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Gusa ngo ibi yabivugaga ababaye cyane. Hanyuma imvugo iba intero n'inyikirizo mu bakuru n'abato bagira bati abakobwa bafite ubushyuhe ndetse n'abasore bafite ubushyuhe. Ibi byose nyine byaturutse kuri uyu mubyeyi Nyirangondo Esperance muri uyu mwaka wa 2022. Icyamamare dusanga ku mwanya wa 3 mu babonye ubwamamare basa nkaho babutoraguye turasanga umusaza Barirwanda Isidore. Uyu nguyu akaba ari umusaza ubungubu ufite imyaka 65, akaba atuye mu mujyi wa Kigali i Gikondo. Usibye ko uyu musaza avuka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara Isave.
uyu mugabo rero Barirwanda Isidore akaba ari umufana ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ngo Rayon Sport yajyaga gukina na Kiyovu Sport, Barirwanda Isidore umutima wari wamugiye mu nda kubera ko yabonaga ikipe ye iri buze gutsindwa na Kiyovu Sport. Ibi rero ngo ni nako byagenze, Kiyovu Sport yaje gutsinda Rayon Sport, hanyuma ngo Barirwanda Isidore aza gutaha umuhanda yawo ukwiriye agira ati reka ntago nabyemera. Birumvikana ko kwiyakira nyine byari byamunaniye. Ahangaha yaje guhura n'umuvandimwe arangije amufata akavideo gato agashyira ku mbuga nkoranyambaga. Izi mbuga nkoranyambaga nazo nushaka uzitondere kubera ko izi nyine za kwicisha kandi zanagukiza. Nuko Barirwanda Isidore rero amenyekana utyo. Imvugo reka ntago nabyemera iramenyekana mu mitwe y'abakuru n'abato. Isombe yahagaze akabe karimenya ntago natsinzwe na rubitire bajye barya imboga. Ku mwanya wa kabiri wo mu banyarwanda babonye ubwamamare basa nkaho babutoraguye turahasanga uyu mugabo Rwarutabura. Uyu nguyu Rwarutabura rero iri zina akaba ari komora mu gace atuyemo i Kigali i Nyamirambo. Uyu nguyu akaba ari umufana rero ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu rero ngo ubwo ikipe ya Rayon Sport iba yakinye n'andi makipe agenda agaragara yisize amarange, ariko usibye ko gufana nabyo bitamugira icyamamare, ahubwo ngo uyu nguyu biterwa n'amagambo aba agenda atangariza itangazamakuru yuzuyemo gutebya no gusetsa ababa bari kumukurikira. Ahangaha twakubwira nk'igihe nyine abwira itangazamakuru ko amarange yose tumubonaho aba yayasizwe n'umugore we. Ibi ngibi rero byose bikaba ari byo byikorakoranya bigatuma uyu nguyu Rwarutabura ahinduka icyamamare. Ngayo nguko rero muhagurukire rimwe maze mukome amashyi twakire icyamamare, umunyarwanda, umusore wabaye icyamamare kubera utuvideo duto cyane yagendaga ashyira ku mbuga nkoranyambaga ziganjemo gutebya ndetse no gushimisha abantu. Uyu nguyu ni Kakajwi. Rekeda shwi cyari mushyashya muri Amerika, uracyari uwa gatatu ndi muri Amerika, reba maze igatata wemeye isoko. Ni ku mwanya wa mbere rero tukaba tuhasanga uyu musore Kakajwi. Uyu nguyu akaba nawe ari umwe mu banyarwanda babonye ubwamamare mu minsi mike cyane. Ibi ngibi bikaba byaraterwaga n'utuvideo twiganjemo gutebya yashyiraga ku rubuga rwe rwa TikTok. Nyuma ibikorwa bye byo gusetsa agenda abyagurira no ku zindi mbuga nkoranyambaga nka YouTube ndetse na Instagram. Uyu nguyu rero nawe akaba yarabaye umwe mu bagiye babona ubwamamare vuba. Usibye ko ngo nubwo bimeze gutyo, amateka y'uyu musore Kakajwi gupfa kuyamenya ni ibintu bigoye cyane kubera ko nubwo twamumenye kuri izi mbuga nkoranyambaga Kakajwi nyine gupfa kumenya isura ye biragoye, dore ko isura ye iyo witegereje neza mu maso ye uba ubona afite isura isa nkaho ari iy'inkende. Ni ikintu nyine aba yiyambitse ku buryo umureba abona ari isura neza ifite ishusho nk'iy'inkende. Buri wese rero wagerageza kuba yashakisha amateka y'uyu musore akamubera imbogamizi. Uyu musore rero Kakajwi amwe mu mavideo agenda ashyira kuri izi mbuga nkoranyambaga agenda avuga ko ari muri kiriya gihugu cya Amerika. Usibye ko bamwe mu ba content creator bahani wacu nabo batabivugaho rumwe. Bamwe bavuga ko uyu musore nyine ari muri kiriya gihugu cya Amerika yagiye kwiga, ariko abandi bakavuga ko uyu musore ahubwo ari content yadukanye kugira ngo akomeze kwigarurira imitima ya benshi, ahubwo ari muri uyu mujyi wa Kigali. Ngayo nguko rero Kakajwi ku mwanya wa mbere. Ngayo nguko rero natwe ikiganiro twari twabateguriye reka tugisoreze hano. Wibuke neza ko twari turimo turareba bamwe mu basitari cyangwa se mu banyarwanda babaye ibyamamare mu buryo twakwita ko budasobanutse. Bakoze utuntu duto cyangwa se bavuze utuntu duto barangije bisanga babaye ibyamamare.
ni benshi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko uyu munsi hano kuri Vibe TV twari twateguye kubagezaho 5 muri bo, n'abandi tuzagenda tubabategurira hanyuma tubagezeho abo basitare. Wowe bana natwe ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byose bijyanye na Vibe ujye ubasha kubibona kare. Imana ikurinde.